Shalom, turakomeje na Luka igice cya 23. Bavuga ngo Yesu ashikirizwa Pilato. Bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu, ababuza guha Kaisari umusoro. Avuga kandi ko ari Kristo umwami. Pilato aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayuda? Aramusubiza ati wakabimenye. Pilato abwira abatambyi bakuru na rubanda ati nta cyaha mbonye kuri uyu muntu. Nabo barashega bati agomesha abantu, yigisha Yudaya hose uhereye Galilaya ukageza Nino. Umurongo wa 6 gice cya 23 avuga ngo Pilato yohereza Yesu kwa Herode. Pilato abyumvise abaza ko ari umunyagalilaya. Amenye ko ari uwo mu gihugu cya Herode amwohereza kwa Herode kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo minsi. Herode abonye Yesu aranezerwa cyane kuko uhereye kera yashakaga kumubona, kuko yumvaga inkuru ze kandi yifuzaga kubona ikimenyetso yakora. Amubaza amagambo menshi ariko ntiyagira icyo amusubiza. Abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Herode n'abasirikare be baramunegura, baramushinyagurira, maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato. Herode na Pilato barako buzura uwo munsi kuko mbere banganaga. Baje kuzura kubera Yesu. Kumva ngo bahise buzura kuva uwo munsi kuko ngo mbere baraziranaga. Umurongo wa 13 gice cya 23 uraga ngo Pilato acira Yesu urubanza. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose arababwira ati mwanzaniye uyu muntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye namubagije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze. Ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye, kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ibyo yabivugiye kuko yabaga akwiriye kubabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati kuraho uyu utubohorere Baraba. Uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko bo barasakuza bati mubambe mubambe. Ababaza ubwa gatatu ati kuki uyu yakoze icyaha ki simubonyeho icyaha cyo kumwicisha? Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko baramukoranira basakuza n'amajwi arenga, bamuhata ko Yesu abambwa. Amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe. Abohora washizwe mu nzu y'imbohe, bamuhora ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga, maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka. Iyo ngeze kuri ino nkuru y'uburyo Yesu yabambwe numva mbabaye cyane bitewe n'ibyo yanyuzemo, ariko ibyo byose yabikoze atwitangira, yabikoze aducungura kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, kuko iyo atabikora twari abo kurimbuka. Ariko Yesu kubw'urukundo rwe, kubw'imbabazi ze yaremewe aca mu binyo, baramubeshyera, baramukubita, baramushinyagurira kugira ngo aducungure. Umurongo wa 26 gice cya 23 ngo abagore b'i Yerusalemu baborogera Yesu. Baramujyana batangira umuntu witwaga Simoni w'umunyakurene waturukaga imusozi, bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikiye Yesu. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera. Yesu arabakebuka arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu nimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izaza bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Nibwo bazatangira kubwira imisozi bati nimutugwire, babwire n'udusozi bati nimudutwikire. Mbese ubwo bagenje batya igiti kikiri kibisi, nikimara kuma bazacura iki? Kandi bajyana n'abandi babiri bari inkozi z'ibibi ngo babicane nawe. Umurongo wa 33 ku gice cya 23 bavuga ngo babamba Yesu bamushinyagurira. Nuko bageze ahitwa Inyabihanga bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifinzira. Abantu barahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati
yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo, uyu ni umwami w'abami. Yesu kubw'impuhwe ze nubwo bari bamukoreye ibyo byose, yabasaba imbabazi ku Mana. Bya bindi tujya dusoma muri Bibiliya hano, Yesu adusaba kubabarira abanzi bacu, gukunda abanzi bacu, gukunda abatwanga. Na Yesu yaduhaye urugero rwiza hano, yabasaba imbabazi ku Mana. Nyuma y'ibyo bari bamukoreye byose, ariko yabasaba imbabazi, ntiyabituye, ntiyabarakariye abavume cyangwa se yari abishoboye kuko n'umwana w'Imana, ariko we yabasaba imbabazi. Umurongo wa 39 ku gice cya 23 haravuga ngo umugome umwe yihana. Amen. Umwe muri abo bagome bambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Ariko wa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe. Amen. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Umurongo wa 44 ku gice cya 23 bavuga ngo urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, nukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Amen. Inteko z'abantu bari bateraniye aho kurebera, babonye ibibaye basubirayo bikubita mu bituza. N'inshuti ze zose n'abagore bavanye i Galilaya bari bahagaze kure babireba. Umurongo wa 50 ku gice cya 23 aravuga ngo Yosefu ahamba Yesu. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda, w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo nyifatanyije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare, itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye uko ihambwe. Basubirayo, batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Igice cya 24 havuga ngo kuzuka kwa Yesu. Kuwa mbere w'iminsi 7, kare mu museke bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza batunganyije. Babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Amen. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Amen. Ntari hano ahubwo yazutse. Amen. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe, maze azazuke ku munsi wa 3. Bibuka amagambo ye. Bava ku gituro basubirayo, ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo, babwira intumwa ibyo babonye. Ariko aya magambo ababera nk'impuha, ntibabyemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine. Asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Amen. Umurongo wa 13 ku gice cya 24 ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60.
nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, ese waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira agumana nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravuga bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Amen. Umurongo wa 36 ku gice cya 24 ngo Yesu yereka abigishwa be. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumwe mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari byo ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibinezaneza bikibabujije kubyemera, bagitangara arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Amen. Umurongo wa 44 ku gice cya 24 ahaga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditse kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Amen. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Umurongo wa 50 ku gice cya 24 ngo Yesu ajya mu ijuru. Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru, abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi. Baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igitabo cya Luka turakirangije, igitabo nacyo kiryoshye cyane, kirimo inkuru za Yesu.
ubutaha rero tuzakomeza n'igitabo, tuzatanga igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana ku bw'aya mahirwe iduha yo gusoma ijambo ryayo, tumenya imirimo y'Imana, tugenda twigamo ibintu byinshi cyane tutari tuzi. Rero nkuko njya mbivuga, mwebwe twifatanya, Imana ibaha umugisha, n'abandi muzaza nyuma Imana ibaha umugisha. Twese nifuza ko twamenya ijambo ry'Imana, nifuza ko twese twagendera mu nzira zayo, nifuza ko twese twazagira iherezo ryiza. Imana ikomeze kubarindira aho muri, tuzasubira ubutaha.